nitwa Mukandishimiye Zoziyane. Utuye? Mukandishimiye Zoziyane. Ukaba utuye hehe? Nkaba ntuye muri Vumu. Akagari? Akagari muri Rebero. Umudugudu? Umudugudu kubera atariho iwacu, umudugudu nawuyobewe. Sawa. Batuvuga izina ryawe nawe? Nitwa Mutesi Diane. Ukaba utuye mu Umudugudu wa Kabeza, Umurenge wa Rurenge. hanyuma akagari? Ka Karujambara. Okay. Icyiciro impamvu ntakibonye ni uko nta rangamuntu mfite. Kugeza ubu nta rangamuntu ufite? Mbese ufite imyaka ingahe? Yewe 22. Nyine ariko narafotowe muri uyu mwaka. None se ntari mu cyiciro cy'iwanyu mu rugo? Ntari iwacu ngiye. Nta muntu n'umwe ufite? Nta n'umwe ku isi. Ntabwo ndicumbikiye. Nese ufite aho uhinga nibura? Ashwi nta sambu mfite n'amakara. Ugahinga ute ukagwa uti? Ninga tugabane. Yakera itakera nuko nyine nkaba gutyo mpingiririza nkora 500, 700 hahangati. Iyo ndi muzima. Habe n'agashiki nzi. Mbese mu myaka yose wari umaze ntabwo wigeze ugana n'ubuyobozi ngo bakubwire nibura ubabwire ikibazo cyawe nibura bacyumve? Aha abayobozi bo ni ukukwizeza ngo ejo tuzagutanga raporo nuko nyine umuyobozi wacu rero utahamuguriye amayoga ntabwo mwavugana. Umuyobozi w'umudugudu mwaravuganye n'akagari? Akagari uwo ku mudugudu maze se wowe agatanga raporo atakohereje ku kagari se bakwakira. Ni ukuvuga ngo iwe ntabwo wigeze abohereza ku kagari? N'abayobozi n'abaganga barabimbajije nyine sosiyete barambaza ngo tugomba kuzakwandika tukanagufotora tukazakohereza mu mudugudu no ku kagari bakazagushakira icyiciro. Ese igitifu ntazigera mu kagari k'iwanyu mu mudugudu w'iwanyu? Arahagera. Hanyuma ntumubwire ikibazo cyawe uko kimeze? Ndaje nzabyirukamo kuko ngeze kure. Nyine we ntabwo umuyobozi w'intuzi w'akagari ntabwo wigeze umubwira ikibazo cyawe? Ni umudugudu wari ukizi? Uw'akagari amazeho igihe kingana iki? Uw'akagari aje ejo bundi nta mwaka arahama. Umuyobozi w'umudugudu yitwa nde? Mihirire. Mihirire? Samuel. Hiba Samuel. Mukaba mumara igihe cyose nta kintu akora mu buzima? Nta na kimwe. Ngamaze gupimisha umwana kwa muganga gupimisha inda y'umwana? Umwanyoheje ndagenda ujya kwa munyabuzima akaguha igipapuro ukagenda barasesera. Ubwo umudugudu we ntacyo yigeze akora ahubwo yumva ko ntacyo yitaho. Aho kugira gusa ngo wumve ko ari ikintu ugomba kumuha? Uze ko natumyeho bantumye n'inomero ze ngo za telefone nkazituma umuntu yaje hano ntiyazinye. Umuntu wawe azi kwima? Bari bazinye abasosiyari ngo bazanzanire inomero ze ntiyazinyimye ntiyanze kuzinyoherereza. Ese ni ukuvuga ngo iyo ari mu baturage nta n'ahantu avuga ngo aho wamushakira igihe ugize ikibazo? Abantu bafite ibibazo byo ni benshi nkanjye ntacyo yitaho n'umuntu w'umusinzi. Ese kuki mutamurega muze mu nteko? Iyo baravuga akavuga azikuraho ngo ntabwo abishoboye kuyobora. Nyine mu nteko ibintu y'akagari ntabwo zigeze y'umudugudu ntabwo yajya hazamo abayobozi b'intuzi? Barahazi bo kumureba. Ntimuvuge ikibazo cyanyu ko kiri nibura ngo muvuge ko hari akarengane mufite? Barabivuga bakavuga ngo muzajye mu mudugudu niho gihera rega iki bagihera mu mudugudu. Nyine uvuga ngo akagari murabivuga muvuga umuyobozi w'umudugudu nabo ntibagire icyo bavuga akavuga ngo kizajya mu mudugudu. Se ko nagiye no gusaba icyiciro mfite inda ntibanyongeye ngo nzabanza ngire ngo babanze basubiremo icyiciro ngo bashyire ku migereka. Ese umuntu abaho kuko adafite umuryango
nta muryango ngira pe. adafite umuryango akavuga ngo ntafite icyiciro nta isambu ugira nta sambu byibura n'intambwe ebyiri. baravuga icyo gihe urumva ko nta n'intambwe reka tugabane n'ubwo ngubwo. niba mutumiye mu nama se mu nama iyo hagiye mu nama ubu bavuga ngo iki bavuga ngo iki nyine ko bavuga ngo ufite amaboko n'inkumi arafite amaboko yo guhinga azahinga. ari abaturage bivuga ni akarengane kaba kari baravuga ngo umuntu aziyahura mba nariyahuye ejo bundi pe. ntabwo wambwira ngo umaze ukwezi mu ntuze mu bitaro mu bitaro pe. ufite umwana w'uruhinja ese umwana we yafite ubuhe burenganzira uruhinja nta no gukingirwa rero ikibazo. ngira ndagiye nkabibwira dogiteri ngo ugende urebe sosiyare w'ibitaro ngo agukemurire ikibazo utaha. mwagenda nkamureba sosiyare ngo n'ejo bundi ntaheruka ukwezi ndakumaze kandi umwana ntakingirwa. icyo kibazo noneho mwe mukigerayo mukigira mukigira muzashake uburyo mukigeza mu kagari mukigeze mu kagari nta cyanga mujye no ku murenge kuko ntabwo wumva ukuntu umuyobozi w'umudugudu ashinzwe gukemura ibibazo by'abaturage niba atabikemuye abandi bagiye cyangwa se niba urwo rugo rutabarwa mu ngo zituye aho ngaho narwo akarumenya akarwirukana. zirabarwa ahubwo nahise uko baza kunyaka umusanzu wa leta muzana umusanzu iyo nawubuze iyo bagiye ku mafaranga y'irondo ntabwo uryama ujya no guhingira amafaranga akagukuramo.